tugiye gukomeza n'igice cya kabiri cyabyo twavuzeho ubushize by'amakosa akomeye cyane abagabo bakora mu ngo zabo. Ndi kuvuga tunyizikijwira yego. Voilà. Amakosa akomeye abagabo bakora mu ngo zabo bagasenya n'ingo, ariko mu by'ukuri karanje byitiriwe abagore, kuko nyine abagore se hari igihe ajya no kwivugira abagora cyangwa se no kusohoka mu rugo bekabavuna cyangwa kwanga kwishyira hanze. B'ibigabo nta soni bigira. Dema abakeshi na keshi barakosa, ariko usanga amakosa nyine hari umugore niwe nyururugo n'ubundi rega buriya abagani anigihe yinde mwitirwa ko niwe nyururugo. Abagore mu muryango muco wacu bashize hagati nyine ukurusha umugore nyine anakurusha urugo, byo birikora. Ariko rero hagati aho ngaho abagabo nyine amakosa bakora asenya ingo bikitirirwa abagore. Tuzakomeza n'igice cya kabiri ari nacyo cya nyuma cy'uno munsi. Bunzagaruka ubutamabwira bijyanye n'iby'abagore. Mutarakoze subscribe kandaho ubundi urabudushyigikiye, kandi buri ibintu byiza rega buriya kujya kubishaka ntacyo biba bitwaye, nawe wajyayo ariko nyine wakubisana hano ikindi kintu. Kore kuri subscribe ubundi utangaza commentaire cyangwa kimwe usangiza n'abandi bantu, kuko no kazogera next time uploading ikindi kimwe n'ikindi, ubundi ubone ibintu bikigenda neza cyane. Mbibutsa mbere ko nkomeza abana mu majyepfo rwose by'umwariko i Butare. Iyi channel ni yacu. Ni yacu niyo mu rugo, dukandeho twese nyine twaka ikintu cyacu kugira ngo natwe tubahige. Nkomeza mihigo zize imbere y'abandi bose twagere cyane. Ubwo rero nkomeje ntatinze tubanze turebe ngo icya 10 cyari cyo abagabo birengagiza inama bahabwa n'abagore babo. Ugasanga mushatse nyine ugira ngo ahari nagapupe kari mu rugo uzajya ugenda nyine gakoresha utuntu hasi twose, yakubwira ikintu nyamara mugabo mwiza kari akantu rwose bagakarebaho ziba ni ingeso mbi. Kandi bigenze nabi nangije inama ziwe, usanga n'ubundi mugiye kwikorera amakosa mwagezeho mwembi cyari ngo mwasinye ivanga mutungo, mwazinye ivanga mu ruhu. Yego, tugiye kumaza n'ibikundi bikurikira. Hari ikindi kikurikiraho igikosa kivuga ngo igikosa kijyanye n'abagabo kwigira indakoreka cyane ku buryo utasaba n'imbabazi. Kwanga kuvuga ngo sorry, kutemera ko wakoshije. Banza mumbe ngo ntabwo uri Imana, nubwo uri umugabo ko ntabwo uri Imana. Imana nyine niyizi byose, ariko ntabwo uri Imana, uri umuntu. Kandi abantu nyine baribeshya. So tromper est humain. Kwibeshya ni bya kimuntu. Kuvuga ko wakwemera ko wakosheje ugasemba bazibwo twayiki. Kwifata kwizima usibye no kwa bikugumisha mu bujiji. Cyane ko no kutasemba bazi nyine ari ubujiji. Ariko nyine binari mu mutima mubi mugore wawe. Kandi naho iyo binari mu mutima mubi, ayo makosa nyine abagiye kwagura imibereho idashoboka. Samba bazi nakosheje ntacyo bitwaye, ubundi agapira gakomeza gatembere. Byo twayiki. Andi makosa bakomeza kwandika kurikiye, hari gushaka kwirengagiza umuhamagaro karemano w'umugabo mu rugo. Gushaka kwirengagiza cyangwa guhunga umuhamagaro karemano w'umugabo mu rugo. Buriya umugabo hari impamvu yahawe ibizigiro. Haba nk'ibi byaje bitaje ngo bimere ku mugore. Umugore nawe agahabwa indi byara. Bivuze ngo hari amezi runaka zamara ari umunyantege nkeya. Wowe Imana yakikokoye ikugira ikindi kintu kitajya kinatwita itera amada gusa. Ariko ayo mezi amara ari umunyantege nkeya, we ntabwo ujya amara. Hari umuhamagaro karemano wo kuba umurinzi w'urugo, umunyambaraga w'urugo, umuvugizi w'urugo, myugariro. Icyo ngicyo rero cyangwa kukirengagiza ukajya urarivure. Ukigana abandi kutumva igikoma, ubeshyira igikoma n'ubundi kwanga kumva igikomye. Ibyo ngibyo ni ukuhunga umuhamagaro kamere w'umugabo. Umugabo yateguwe kuba umunyembaraga, ukorera umuryango, akanawuheka. Mufatanye gutekereza, ariko mu gihe bigomba imbaraga z'umubiri ugende nyine ubikore. Bigera ugomba gutinyuka guhambaye na za riki zose tubona nyine. Warabona umugore ucukura wese aho abereye. Warabona abagore acukura wese. Nubwo ibyo ngibyo rizo nirishika za kigabo. Ubu no muhamagaro kamere nyine umugabo afite korera urugo. Bumugabo nyine guhunga umuhamagaro kamere, ugashaka nimo n'umugore atwite abari wo n'umurya guhinga, kandi uhari kora shaka amafaranga ariko nubahiriza umuhamagaro kamere w'umugabo. Ivure sahawe. Ivure sahawe jahaha nyine ku nkingi mbona byombi, aho ubona ibyinzira n'ibisoka icyarimwe.
hari ikindi gikomeye cyane hari abagabo bazi kubyimba gucyura izina ry'akazi mu rugo, gucyura izina rya titire y'akazi mu rugo. Niba tubwiye na se uri kapiteni kapiteni yo wari ubwato niwe mvuze cyangwa se mu kimwe uri kapita ahantu ubitaba nk'abakozi 50, icyo uvuza gikorwa kitavuza kidakorwa ewana ugataha mu rugo, umugore akubwira ati icara hariya, kapita nkozweho. Ugasanga ntabwo ushaka kumva yuko niba uri manager cyangwa uri director ahantu, uri CEO wa DMT Rwanda, ukumva nugera mu rugo n'ubundi baragufata nkaho no mu rugo ushaka kuba deje. Oya, mu rugo uri umubyeyi, uri umugabo w'umuntu runaka, ukeneye kuza nyine bwa bundi twita nyine twatuntu nyine tw'amabwa ugomba kubukorana n'uwo mwashakanye, kwa gukina, kwa kwisanzuranaho, kwa kubwirana amagambo nyine yoroheje, urumva y'urungano y'abakunzi. Ibyo babikureho. Ntago mu rugo ari mu ruganda, ntago umwana ari umukozi wo mu ruganda avuga ngo abagabo bagira izo gahunda, ariko umenye yuko ntabwo uba uri kubaka, ahubwo uba uri gusenya, urwishenyeraho. Niyo mpamvu ugomba kumenya ngo ikintu ndi gukora nagiye mu kazi, kandi icyo tugihuza na cya kindi cya kare. Hari icyo twavuze mu gice cya mbere, hari abantu bazi ko beza mu kazi bagera mu rugo bakaba ibibazo, cyangwa hari n'abandi bazi kuba abantu bakora cyane mu kazi bagakora bakabagirwa urugo, ugasanga nyine bararutashye. Birabareba. Akazi ni akazi, kagomba kuguma iyo ngiyo. Wataha mu rugo ukaba umukunzi w'umugore cyangwa se umubyeyi w'abana mwabyaranye. Gucyura ibyo bititire bya byo mu kazi bijyana bikanga abana n'abantu, ibyo ntabwo rwose hoya. Hahandi se umuntu ashaka no kwasura mu rugo, ugasanga gushaka kuba umudeje kandi umuntu yaje mu rugo wawe. Mu kazi nyine mu kazi, mu rugo uri mu rugo. Niba uri mu rugo itwara nk'umubyeyi, nk'umugabo w'umugore runaka. Akandi kantu ari ukuntu abantu bakunda gutsimba aho bagiye bakubitwa. Umugabo guhisha intsinzwi yawe, guhisha ahantu agiye ugwa manka. Twe nk'abantu turatekereza dushinga nyine tukanga. Ushobora gushora imari ntice mu bikanga. Ushobora gushega agashinga runaka kakanga, banakwamburereka. Rero niba bagize ahantu ugwa manka, si byiza kubyihererana, kuko niba n'ideni wafashe si byiza kwihererana yuko byahombeyemo, kuko umugore wawe niwe muntu uzagufasha kwishyura bya bintu wagiye ucamo bitagenze neza. N'ahandi hantu bagera n'ahandi mu gikari nyine, niba hari ikintu kitari kugenda neza kuko bati nyine ahangaha ntabwo mbishoboye kugira ngo ubone uko agufasha. Otherwise bagira inama ngo niba ushakanye n'umuntu akagira ukuntu nyine mu gikari bitagenda neza, mu biganireho, kuko guhisha ko watsinzwe utuma gusaba ibirenze ibyo uri bushobore gutanga. Ubwo nyine ngiza gutya. Umenye n'ukuntu umuntu avuga ati njya ahangaha natsinzwe rwose, nkeneye gufashwa kugira ngo umugore wawe kube hafi cyane, ubundi ibintu bigende uko byagiye bikorwa cyane. Akandi keza ibi bigabo ariko nagiye mbavuga nabi mbarare cyane. Bakunda kugira ukwikunda cyane mu buryo bw'amarangamutima, ukwikunda cyane, akumva yuko utuntu twiza we yadukorerwa. Turabizi, bakamufurira ntacyo bitwaye, n'umuco sinzi niba ubyemera, bakamwogereza inkweto, akumva bagomba kumushakira amazi ashyushye, akumva niba hari ikintu cyiza kigomba gukorwa agikorerwe, ariko akumva byose yabikorerwa bikanamunezeza, ariko kubitanga wapi. Biranaguka, tuzabivugaho ntabyo nitubona umuntu tubijyanamo deep, ugasanga niba mugiye nko mu gikari, ugasanga hari uko ushaka ko agufasha ariko ntabwo ushaka kumufasha. Ugasanga ukeneye gufashwa, ukeneye kujyanwamo neza, ariko ntabwo ukeneye kumufasha. Ibyo ni ibice by'amarangamutima. Abagabo bakunda kwikunda cyane, ugasanga bo bakeneye gufashwa neza ngo bishime nyine bagere ku hahandi hanyuma hashoboka, ariko we ntacyo ashaka kumukorera. Akumva niba atungutse umugore yaza akamuhobera, akamukigakiga nyine, akamwikiza hariya, akamukora utuntu n'utu, ariko akumva ko umugore niba yagiye ku isoko akabatashye, ariko baza ngo wiriwe hehe. Ubwo rero n'abandi bagore bajya gutaha, ese ibintu byose babibonye. Kubera iki?
mu buryo bw'amarangamutima ntabwo abagabo akenshi bibuka ko nabo bagomba gutanga kwikunda, barikunda cyane bakumva ko nyine niba ari uguhoberwa umugore niwe ugomba kuguhobera, niba twatuntu twabona bwo baradukeneye, n'impamvu utagomba kwikunda cyane, ugomba yuko mu buryo bw'amarangamutima aragiye uraheza ukaba niwe ukeneye guhabwa utatanga. Icyo ngicyo ni ikosa abagabo bashakunda gukora, kandi byakwanga bakarenganya umugore ngo wa mugore nyine ntabwo yubatse, wa mugore ngo ntabwo yubatse ngo rwarasenyutse cyane. Ntibikabeho ibyo bintu rero. Ikindi kibabaje noneho kandi abagabo bakunda gukora kenshi, kureka umugore akaba ari umubyeyi wenyine, ugasanga umugore niwe wita ku bana, abana niwe bazi nyine, niwe bazi nk'umubyeyi. Hari n'abana bajya bifuza ngo yaba yenda se bari bazi ko ari imfubyi kubera ko sinanga bamubona, ari ugutaha atinze, ari ugupfusha amafaranga gusa kumwe twabonye mu bice bya mbere, ari ukuba bagenda ntibindeba, ntazi aho umwana yiga, ntazi devoir atura ngo ikorwe ite. Mbega yarateranye umugore mu byo kurera, umugore ubazwa inshingano zose z'abana, ari utoga n'uwoga, ari urwaye n'utarwaye, ari ubabara n'utaba. Ibyo bintu ugasanga umugabo yaragiye biterera umugore wese nyine, ahubwo yagiye he yenda ashaka gushaka amafaranga akaza akajugunya nk'uko waha inka ubwatsi. Siko bigomba kugenda. Ugomba kuba umubyeyi mu rugo, ukaba inshingano zo kurera umwana ukazifatanya n'umugore wawe, akabaye kose kabaye ku mwana no kurera, ukabazi ko nawe uri kumwe nawe nk'umubyeyi w'umugabo. Icyo turi busorezeho uno munsi, hari ukuntu ndakivuga muri ubu buryo bworoshye cyane, kunanirwa gutegura abana mu buryo bwo kuzakuzungura. Kunanirwa gutegura abana mu buryo bwo kuzakuzungura. Bure abantu bazungura mu buryo bwinshi cyane, bazungura mu ndangagaciro values, bakazungura mu buryo bwa kariyeri cyangwa se mu kimwe ibyo ibikorwa mukora, bakanazungura mu buryo bw'ihererekanya muryango. Ibyo bintu ni izungura ritegurwa n'umubyeyi. Ababyeyi rero benshi tuzi abagiye bamara kwitaba Imana, imitungo yabo ikata irangira, bakavuga terega burya iyo umuntu apfuye ibyo bijyana nawe bicyahehese. Umusozi ntago wimuka, ntabwo inka bazihambana n'umuntu apfuye, ahubwo kuzikukira, kuzikenura, kumenya urwuri, cyangwa kumenya niba umucuruzi, kumenya gutanga amadeni se, kumenya aho barangura, kumenya uko usubiza ibintu, uko bibika, uko wanika umusaruro niba uri umuhinzi. Ibyo byose asanga ababyeyi benshi bagenda bakabyikorera, bakibagirwa kubyinjizamo abana babo ngo batoze izo ndangagaciro zatumye bakira. Nibamara kugenda abana bazabikomeze, ugasanga umubyeyi aragiye nk'isekuru kirazimye, ugasanga asigaye nyine babandi batashobora kwiyitaho. Niyo mpamvu ari n'amakosa y'abagabo benshi kunanirwa gutegura abana babo mu buryo kuzabazungura. Icyo kintu kinahora cyane, cya kintu cyo cyambere kibanziriza iki ngiki, guharira uburere bw'umwana umugore wenyine. Ugomba gutegura abana bawe mu buryo bazakuzunguramo. Niba kandi banakennye ntacyo uzazungura kifatika, hari indangagaciro ugomba gusigira abana bawe. Nk'urugero, nigeze kunyambaza ababyeyi, ni wigeze ufata umwanya ngo wicaze abana bawe ubabwira uti ngewe wo kwa kanaka mwene wa kanaka mwene kanaka, hari imizi dufite, nge sinakize ariko hari imizi dufite y'umuntu mu muryango wacu, igisekuru cyacu, dukwiye guhanga amaso tugakora nk'ibyo ko bakoraga tugakira. Niba mutanabikora, abana bawe nyine ubima amahirwe kure kuvoma nyine imbaraga n'ubukaka mu gisekuru cyanyu kugira ngo bamenye mu ba muntu w'intwari nyine. Niyo mpamvu mu byivugo barivuga, ariko ngo urivuga mpaka ibyivugo mpaka ugeze ku mutware cyangwa ugeze ku mwami. Kuko aho ngaho niho ugomba kuvoma imizi nyine fatika yerekana ubudahangarwa bw'umuryango wanyu. Niba rero waragize n'ibyo gakena, ntago bivuze yuko abana batabona umurage ubahereza. Ushobora umwana wawe, rero mwana wanje ngana nawe, hari ikintu ntakoze nibuka cyatumye ngubu nyine ntabasha kubaha ibyo mukeneye byose. Icyo kintu uzakirinde, noneho uzagire ubugabo usumbye ubwanjye, uzakura usumba uko ndeshya ubundi ibindi ubundi. Cyane ubura umukire bati mwana wanje ngenda kize cyase mu kimwe nifashije, kubera yuko mu myaka nk'iyo ufite hari utuntu bakoraga ngiye nanze gukora, ukatumubwira kugira ngo nawe amenye ngo mu gihe ari gutegura kuzaba umuntu mukuru, nawe agira utwo yirinda, azagera ku rwego rwo kuba yakora ibintu bifatika kubera ko ari impamba yamuhaye. Kunanirwa gutegura abana ngo bazakuzungure ni ikosa abagabo benshi bakora kandi bigasenya ingo. Ikintu kibabaje kurutaho nuko iyo rusenyutse
babyitirira umugore. Ntabwo bangukana ko umugabo ananiwe kubaka, ngo umugore ananiwe kubaka, cyangwa se mu cyangwa yarasenye. Se nta mugabo usenya? Abagore barasenya kubera nyine ibintu tujya dutondekanya byinshi cyane. Twavuze uno munsi twavuze ibintu 8 kuko ubu kiganiro cyangwa twavuze ibintu 10, ariko ibyo byose n'ubundi ni byiza kubyirinda, kuko nubwo utaba ukora kimwe ku kigero kingana n'ikindi, hari amahirwe yuko icyo kanaka akora we ntacyo cyamutwara, ariko wowe kikakigutwara. Irinde rero n'umuryango wawe, nta mpamvu zo gushimisha bene wanyu mu muryango wawe ube ikibazo, kubera yuko ari so ari urungano rw'abagabo bagenzi bawe n'abandi bantu mfanye isano mu kazi cyangwa se mu migirire isanzwe yo mu muryango. Ntabwo bagomba gusimbura urugo rwawe. Niyo mpamvu ntugomba kuba intwari hanze ngo ikigwari mu rugo wawe. Niba bakoshya ngo tunywe irindi icupa rimwe nta kibazo, menya yuko bo bafite uko bataha mu ngo zabo, nawe ufite uko utaha mu rwawe. Amahoro n'umunezero by'urugo rwawe bigomba gusumba buri kindi kintu cyose kibaho ushyiramo imbaraga. Ubundi tukomeze dukore ibintu byiza cyane. Mbibutsa nanabinginga ngo dukore subscription, turi umuryango mugari w'abantu bishimye kandi bahora bungurana ibitekerezo uko iminsi igenda yicuma. Ndabizi neza ko turi kubaka ikintu kinini cyane, kigari cyane. Iyi channel ifite ahazaza hanini cyane, niyo mpamvu ari byo tanga, nibyo dukeneye kubakiramo twese tugakuriramo. Ari abahanzi tuzamura, ari n'amaduhana hagati yacu, ari creativity cyo guhanga ubudushya dukora hagati yacu, byo tuzana hano. Nta mpamvu yuko akawe umuntu mu majyepfo ndakoze subscription kuri no channel. Dukore ibintu dufite akamaro twese, ubundi imaze yo biheramo umugisha. Genda yizera nawe ujye yizera. Mahoro n'urukundo.